noneho hari n'ikibazo twagiraga, hari ibikona bya mu gitondo kubera Dian Fossey rero bimenyeje kubiha imigati, zazaga ibikona byazaga ku nzu hejuru mu gitondo saa 11, noneho bikasakuza biri gushaka iyo migati, noneho bikamukangura. Uvuga ngo umukozi nabwo nanone yagomba kurwana n'ibyo bikona kabyirukaho kugira ngo bitamusakuriza. Ngo ikaze muri menya n'uyu, aho tugiye kukubwira ku mateka y'umunyamerikakazi wahawe akazina ka Nyiramacibiri kubera kwita ku ngagi zo mu birunga. Ubusanzwe amazina ye bamwita Dian Fossey, yavutse tariki ya 16 Mutarama 1932. Avukira San Francisco muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akomoka kwitwa Catherine wakoraga akazi ko kumurika imideri, na se George Fossey wa gatatu wakoraga akazi ko guhuza abakiriya n'ibigo by'ubwishingizi. Dian Fossey ubwo yari afite imyaka 6 gusa, nyina na se baratandukanye, buri wese ajya gutangira ubuzima bwe bushya. Catherine nyina wa Dian Fossey yashatse undi mugabo witwa Richard Price wari umucuruzi. Uyu Richard ntiyakunze Dian Fossey nubwo yari amaze gufata inshingano zo kumubera se nk'umubyeyi. Yamuhozaga ku nkeke kenshi ndetse akanamuheza mu bikorwa bitandukanye by'umuryango, kugera naho batashoboraga guhurira ku meza amwe ngo basangire ifunguro. Nyuma yo kubura urukundo mu muryango, yatangiye gutakariza abantu icyizere, atangira gushakira urukundo mu nyamaswa, ari nabyo byamusunikiye kuza mu Rwanda. Poetas porque en vuestro canto solo es hermano el humano, poetas porque en vuestro llanto el animal no es canto. Diana ubwo yari afite imyaka 7 y'amavuko, yari afite ifarashi yakundaga cyane nawe ikamukunda. Kuva icyo gihe ngo urukundo rwe n'inyamaswa nibwo rwatangiye kumurutira urw'abantu. Dian Fossey yifuzaga kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, ariko umubyeyi we ntiyabimushyigikiramo, ahubwo agashaka ko yiga ibijyanye n'icungamutungo. Dian Fossey yahisemo kutumvira umubyeyi we, yiga ibyo yashaka kwiga. Arangiza amasomo ye y'ikiciro cya 2 cya kaminuza ahagana mu mwaka wa 1954. Akimara gusoza amasomo ye, yagiye gukora mu bitaro, aho yitaga ku barwayi mu bitaro bya Rwinshi n'ahandi hatandukanye muri leta ya California. Poetas que cantáis al pobre y al hermano humano. Reka noneho duhindura ingingo, turebe ko Dian Fossey yagize igitekerezo cyo kuza muri Afrika ku mugabane wirabura. Dian Fossey yagiranye ikiganiro n'uwari umuyobozi we w'ibitaro bya Rwinshi, Michael Henry, n'uwari umufasha we, bamusaba ko yajya abafasha mu bikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo yabo, aho bororeraga akajya bivanga no kwita ku barwayi. Fossey yarabyishimiye cyane, maze afatanije n'uwo muryango bajya inama yo kuza gutembera muri Afrika. Dian Fossey ngo yari afite amatsiko yo kuzabona zimwe mu nyamaswa zo muri Afrika yahoraga abona kuri za televiziyo gusa. Gahunda yo kuza muri Afrika barayinogeje, ariko kubera ubukene abura amafaranga yagombaga kumufasha mu rugendo angana n'ibihumbi 8 by'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika. Aya mafaranga yagombaga kumufasha mu rugendo rw'ikiruhuko rw'ibyumweru 3 yifuzaga gukorera muri Afrika. Dian Fossey amaze kubura ayo mafaranga, yagannye banke iramuguriza, akabya inzozi ze zo kuza gutembera ku mugabane wirabura. Urugendo rwa Dian Fossey muri Afrika rwatangiriye mu gihugu cya Kenya muri Nzeri 1963. Ageze i Nairobi yahahuriye n'abandi banyamerika barimo umukinnyi wa filime witwa William Hodder na John Alexander, bamwinjiza mu bijyanye no gutembera mu maparike. Basuye parike zitandukanye zo muri Kenya, izo mu cyahoze ari Zaire, izo muri Zimbabwe na Zambia n'izo muri Tanzania. Banasuye parike y'ibirunga ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo. Dian Fossey wakunze inyamaswa kuva mu bwana bwe, urugendo yagiriye muri parike zo muri Afrika rwaramunuriye, bituma ahaca ingando mu rwego rwo kuzikoraho ubushakashatsi no kuzivuganira, kuko zari zarayogojwe na ba rushimusi bazicaga umunsi ku munsi. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse. Dian Fossey mu maparike yose yasuye yakunze cyane urugendo yagiriye muri parike y'ibirunga, aha akaba ari naho yahuriye bwa mbere n'ingagi. Akimara kubona ingagi yazikunze urw'akadasohoka, yiyemeza kuhaca ingando aratura, mu rwego rwo gukomeza kuzitaho, kuzikoraho ubushakashatsi, kuzivura no kuzirinda ibikorwa bya ba rushimusi. Ubu bushakashatsi yakoreye ku ngagi yabuhuriyemo n'umunyamerika witwa Rwinshi n'umwongereza John Goddard. Na n'ubu urakibaza uko Dian Fossey yageze mu Rwanda. Dian Fossey akazi yakoraga ntikari koroshye, kuko aho yakoraga mu cyahoze ari Zaire hari umutekano muke waterwaga n'inyeshyamba zari zarigometse ku butegetsi bwa Mubuntu.
Ibi akaba ari byo byatumye azinga akarago aza gukorera mu Rwanda kuko umutekano we wari ugeramiwe. Tariki ya 24 Nzeri 1962 nibwo yashinze ikigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke mu mujyi wa Musanze hagati y'ikirunga cya Karisimbi na Bisoke ahabarizwa imiryango myinshi y'ingagi. Kari ni ijambo yavanye kuri Karisimbi yungaho soke yavanye ku kirunga cya Bisoke bihinduka Karisoke. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi no ku zindi nyamaswa cyashinzwe na Dian. Kugeza aha ntitwari twakavuze ku nkomoko y'izina Nyiramacibiri. Dian Fossey ubwo yari ari mu birunga yita ku ngagi ni naho yakuye akazina ka Nyiramacibiri. Gusa Nyiramacibiri bisobanuye byari bisobanuye ibyo ndiko bambwiye byari bisobanuye nyine umugore uba mu ishyamba nta mugabo agira bigahita bivuga yuko yitwa Nyiramacibiri. Niko nabaje niko bambwiye. Uyu ni Bizumuremyi Jean Bosco utuye ahitwa Bisate akaba yarahoze ari umukozi wa Diana ushinzwe isuku. Aha yaganiraga n'umunyamakuru wa Keti Radio. Aha kandi Jean Bosco ahuza n'abaturage bo muri kariya gace bavuga ko izina Nyiramacibiri yarihawe bashaka gusobanura umugore uba wenyine mu misozi n'ingagi. Nubwo mu mwaka w'1920 mu Rwanda hari haratowe itegeko ryo kudahiga muri parike y'ibirunga, abahigi babirengagaho bagahigamo kubera ruswa babaga bahaye abayobozi bako gace. Bizumuremyi Jean Bosco wabanye na Dian Fossey mu mwaka w'1984 avuga ko abahigi bibasiraga ibyana by'ingagi bakabishimuta bakajya kubigurisha ku bazungu bashakaga kubyororera mu nzu zororerwamo inyamaswa zizwi nka zoo. Icyo gihe nyine ibintu byo gushimuta ingagi n'izindi nyamaswa byari byeze cyane. Dian Fossey agera mu Rwanda yasanze zimwe mu nyamaswa zirimo inzovu zenda gushira muri parike kubera amahembe yazo yari imari ku bahigi bari batuye muri ako gace. Uretse ibyo Dian Fossey yanahanganye n'urundi rugamba rukomeye rwarimo na leta ya Habyarimana n'ikigo Ortepen cyari gishinzwe amaparike n'ubukerarugendo. Iri shyamirana ngo ryaterwaga nuko atemeraga ko ba mukerarugendo baza muri parike gusura ingagi kuko ngo byashoboraga kuzanduza indwara. Aha Dian Fossey yagiye anatanga ingero z'inyamaswa zagiye zicwa n'indwara zatewe na ba mukerarugendo. Uyu ni Esther Kakuze umukozi muri fondasiyo yashinzwe na Diana ibarizwa i Musanze. Ije n'ubundi uko nyine abaturage bajyayo nk'ubu ugiye urwaye gripe hari indwara ziri transmissible ishobora kuva mu bantu kujya mu ngagi. Nk'uko hari n'ishobora kuva mu ngagi kujya mu bantu byose. Ntabwo rero we yemeraga tourisme ashaka gukora conservation gusa. Aha wakwibaza uko Dian Fossey yari abanye n'ingagi yakundaga urutaro urumamo. Jean Bosco nanone kuri mikoro y'umunyamakuru wa Keti Radio. Zari zimuzi yarafite amagurupe yaramenyereje ariko we iyo yajyagamo wabonaga zimuzi nta kibazo zagiraga nawe nta kibazo yagiraga cyaramukundaga cyane behebuje. Hari niyo mpamvu yarafite n'ingagi yakundaga bitaga digiti yigeze kwishwa n'abahigi biramusaza noneho ahita arwana intambara yo kugira ngo arwanye barushimusi yivuye inyuma. Bayitaye amacumu barayica bayica umutwe. Yarasaze arasara yivuye inyuma rwose arasara neza kandi yanabigezeho. Mu mibereho ye ya buri munsi Dian Fossey nubwo yagiraga igitsuri abaturanyi be n'abamukoreraga bavuga ko yari umuntu mwiza ndetse ko yagiraga gutya ku minsi mikuru akabagenera impano zitandukanye. Igihe kenshi wabaga uvuye ku kazi utashe nimugoroba ari mu nzu muwe yarakubwira dushaka primus cyangwa ushaka icyayi ugahita mico ushaka akakiguha. Yaba ukwezi gushize agiye kuguhemba akakugerekeraho icyo bita tip akaguha umushahara wawe akaguha na tip rwose nta kibazo. Kindi buri noheri yatumaga umukozi niba ufite umugore n'abana yarabahamagaraga mwese mukazamuka muri rasha mukazamuka mukajyayo yateguye umunsi mukuru abakozi bose batumyeho n'imiryango yabo bakanywa bakarya yarangiza akabaha n'amakado yabaga yatumije muri Amerika.
Nyiramacibiri yashoje urugendo rwe ku isi mu mwaka wa 1985 ahitanywe n'abantu na n'ubu bataramenyekana bamutemaguye. Gusa bivugwa kenshi ko urupfu rwe rufitanye isano no kubangamira ibikorwa bya ba rushimusi. Twebwe twabimenye mu gitondo kubera ko buri mu gitondo twebwe abakozi twihaga gahunda. Hari umukozi warushinzwe kumutekera umuboyi we, hari umukozi warushinzwe kuja gufata umuriro akagenda agacana mu nzu hari amafuru kugira ngo zishuye no kujyana y'amazi. Icyo gihe noneho hari n'undi wagomba kuba yabyutse mu gitondo ari gutekera abandi bakozi. Ubwo no kuvuga ngo abakozi batatu bagomba kuba babyutse mu gitondo kare. Ngewe nari mu bantu bagomba kubyuka ntekeye abakozi kuko twajaga ibihe. Undi wabyutse mbere yanje ni wagomba kumushira amazi yo koga n'umuriro mu furu. Noneho hari n'ikibazo twagiraga, hari ibikonda bya mu gitondo kubera Dian Fossey rero bimenyeje kubiha imigati. Zazaga ibikonda byazaga kunzuye hejuru mu gitondo saa 11 none bikasakuza kugira biri gushaka iyo migati none bikamukangura. Uvuga ngo umukozi nabwo nanone yagomba kurwana n'ibyo bikonda kabyiruka kugira ngo bitamusakuriza. Umukozi none wagiye akigenda genda ari nsigaye mu gikoni guteka abandi bakiryamye, mbona aragarutse ari kwirukanka aramwe ati Dian Fossey bamwibye. We yageze ku nzu yagiye gukingura umuryango umuntu urakinguye abona n'intuza n'ahantu batoboye ku rukuta rw'inzu ya Dian Fossey. Ntabwo yinjiye mu nzu ahise agaruka aje kututabaza. Yahise abwira ati Dian Fossey bamwibye. Twinjira mu nzu tubyitsa bagenzi bacu. Twese tugendera igihuri tugendera rimwe. Tugeze ku muryango wa mbere tubona urakinguye kuko arakusara dusanga urakinguye. Uwa kabiri dusanga urakinguye. Uwa gatatu dusanga urakinguye. Dukase mu cyumba cye dusanga aryamye hasi yapfuye. Bamukubise umuhoro hano mu ntuza mu kanwa uratemo ugera hano mu rwasaya. Ariko turi no kumufubika neza numvaga twumvishe bameze nk'abari bamukubise inyundo mu mutwe kuko umutwe wari wajanjaguritse umeze nk'ibimene by'amacupa. Ntabwo nyine twabyumvishe gutyo ariko tukumva bavuga ko bamujije bijanye n'intuza no guhiga no kubangamira abantu bahiga mbese kuba abangamira abantu batuma badatwara utwana tw'ingagi ngo batujane hanze muri za zoo. N'ibyo ngibyo twumvishe za kera. Dian Fossey Nyiramacibiri wari inshuti y'abantu n'inyamaswa yashyinguye hagati y'ibirunga bya Karisimbi na Karisoke iruhande rw'ingagi zabaga zishwe na ba rushimusi cyangwa uburwayi busanzwe. Dian Fossey ntiyigeze ashaka umugabo nta n'umwana yabyaye. Gusa hari amakuru yavugaga ko yaba yarigeze gukundana na Bob Campbell wari umufotozi wa televiziyo ya National Geographic, ariko ngo byari urukundo rusanzwe narwo rutamaze kabiri. Dian Fossey Nyiramacibiri nubwo atakiriho azahora yibukwa haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda nk'umwe mu barengeye ingagi. Nubwo atakiriho bimwe mu bikoresho yakoreshaga biracyahari. Ibyo ubisanga mu gice cy'inzu ndangamurage y'umuryango yashinze witwa Dian Fossey Gorilla Fund International ushinzwe kwita ku bikorwa yasize. Muri ibyo bikoresho uzasanga intebe yicaragaho, akabati yabikagamo ibikoresho bye, ameza, ingoma yakoreshaga ubwo yabaga ari mu gitaramo n'abakozi be n'abandi bashyitsi, n'itara yakoreshaga ninjoro ashaka urumuri mu nzu ye. Ni nansoreje make mu mateka ya Dian Fossey Nyiramacibiri wabaye impirimbanyi yo kwita ku nyamaswa by'umwihariko ingagi. Nge nditunga Peter, ibihe bibahira.